Umugore wari ukiri muto atwite inda y'amezi hafi 4 yakinga urugi rwo ku gipangu akigera mu muhanda gwa hasi abantu bamubonaga baza biruka ngo barebe icyabaye. Uwo mwanya yaguye muri koma batekereje guhamagara ambulance babona nayo ishobora gutinda. Mu gihe bari bakibaza uko bamugeza kwa muganga n'igitumya gwa hasi abandi bantu bakomeje guhurura. Umwe mu badamu wabonye ko waruguye hasamuzi yaje yiruka basatira atera hejuru ati bishoboka bite ko William yaba atari hano, ndabiza ariwe reka muhamagara zabafashe gushaka uko twagize Jessica ku bitaro. Kubera ko hari mu mujyi abantu benshi bari bahuriye ntibari bamuzi. Uwo mugore witwaga Olivia ni waruzi Jessica waruguye igihumure kuko bari baturanye azi ko mu mezi 2 gusa ashize aribwo yaje kubana na William atwite. Hari mu masaha ya saa 8 ku zuba ryinshi cyane bidasanzwe abantu bose bibereye mu byabo abandi barihungiye mu mazu. Mu minota mike haparitse umugabo witwaraga mu modoka ye hanyuma bafata Jessica bamujyana ku ivuriro. Olivia we yari yinjiye mu gipangu ari gukomangira William agakingura urugi rw'inzu yari arimo. Ahagaze imbere ku muryango arivugishaga ati bigenze bite koko William samukoze biki. Umugore anyuzeho mu kanya gatameze neza none aguye hasi. William nahoze mubona ndabizi ko ari muri iyi nzu nubwo ari kwanga gukingura. Yakomeje gucokoza serire. William asakuriza mu nzu ati ndakuyamye wa mugore we uva ku rugi rw'abandi utarwica ugatuma runjya ku mutwe ubwuza amafaranga iyo serire igura ushaka ko nza kuri harandi road n'inzu kuyabona ari ibibazo. Olivia ati ese koko buryo urahari? Umugore waguye ku muryango w'igipanga asohoka none atabaye n'abandi bantu hari agiye mu bitaro. William ati umugore wahe ko nge nta mugore ngera, ninde wakubwiye ko ngira umugore cyangwa wasaze? Olivia yarumiwe ati ubwo suri mu biki wa mugabo we? Jessica bamujyanye mu bitaro yataye umutwe nako yaguye muri koma inda twite ishobora no kuvamo none uri kwasama ngo nta mugore ugira. William yasohotse yarakaye cyane amukubita urushyi kwita ati nta n'isoni uru rusaku ndaruhaza umugani n'uwo nteza Jessica ubunyohereza umugore utwite nkande ubushaka kumushyingira uri data uri mama urinde. Olivia yarisajije atukankubita urushyi William ndahamagara polisi. William ati hamagara watinze gusa iragera hano wamaze gupfa nawe nta n'isoni aho wohereye imbuza amahoro nari ndutse Jessica none nawe uje kumena amatwi. Olivia yakomeje gusakuza ashaka no guruza abantu ngo bamutabare abona mu nzu hasohotse umukobwa. Yahise atuzarikiraho gusakuza agira ngo ari kurota abaza William ati n'ibiki William ati n'ibiki se nyine ntubona ko nari ndi kumwe n'umukunzi wanjye wahundaguraga urugi nkaho uri nyiri gipangu ukamumena amatwi urushyingo kubise niwe nari ndi guhorera nta n'isoni ko kugatinyuka ngo mfite umugore kandi ndi kumwe n'uwenda kuba we wowe na Jessica ninde wabantereje uyu munsi. Yamuciye mu maso ati mbare kabiri wasohotse muri iki gipangu nimwe mutuma ngira umutima mubi. Uwo mukobwa wundi wari usohotse mu nzu yaraje mufata mu bitugu dore ko William yari yambaye ubusa hejuru ati sheri bihorere niko abaturanyi babe bamera baba bashaka gutesha umuntu umutwe. William yahise ahindukira amusoma ku munwa aramuterura amujyana mu nzu bakinga umuryango. Olivia asigara hanze mu gipangu nawe yabaye nk'uhungabanye kuko arabizi ko amezi ashize ari 2 we na Jessica babana nk'umugabo n'umugore nubwo batari barasezeranye. Yatangiye gukeka ibyaba byabaye kuri Jessica bari bamaze kwibera inshuti yirukira mu bitaro ngo nibura ajye kumurwaza kuko bari bamugiye iruhande muri ya modoka nta numwe wari umuzi. Yageze mu bitaro asanga Jessica abaganga bari kumwitaho. Yashimiye bamuzanye mu modoka bari bakiraho bibaza ugiye kumusigaraho uwo ari we ati nimuhumure naje ni inshuti yanjye turaturanye. Bamusabye nimero bamubwira ko bazajya bamubaza amakuru ye bakamenya uko bimeze. Olivia yahamagaye umugabo we kuri telefone ati sheri unyihanganire najyanye na Jessica mu bitaro yaguye muri koma gusa sinzi ibyabaye ko ndabigusobanurira kuko William afite undi mugore bari kumwe. Yihakanye Jessica. Umugabo ati nanjye ndumva nta kintu nkuyemo buri uraza kubinsobanurira neza. No ati ndabigusobanurira ryari kaguye muri koma urumva arakanguka ryari erega uyu mugore simuze neza nubwo ubona rimwe na rimwe musura nawe urabizi ko atavuga menshi aba yicecekeye tuganira kubiraho gusa sinzi niba nafite abo bavukana. Umugabo ati ndi kogosha umukiriya uretse ndaguhamagara ntashye. Olivia ati nagiraga nkubwire ko nshobora kudatahira ijoro rero wibuke ugemure ntaza kwicirwa n'inzara hano. Yarahangayitse cyane nawe akumva ari kurengera gusa Jessica yari nyakamwa mu mujyi nta muntu yari afite wundi uretse abo bakoranaga muri salo basuka imisatsi. Abona bo ntibari bamuzi neza kuko yarakiri mushya nta n'ibyumweru 2 amaze mu kazi. William yigumiye mu bye atangira kwisobanura ku mukunzi bari kumwe ati nibyo nakubwiye sheri kuva nimukiye muri aka gace sindatuza na rimwe aba bagore bantesha umutwe cyane. Yaramubeshya turiya waje mbere atwite amaze iminsi yimutse muri iki gipangu yabaga muri uriya muryango wundi tubanamo turi 2 mu gipangu cyose kuko ande mazu yabagamo abanyeshuri none bagiye mu biruhuko bisoza umwaka. Nubwo atwite nyine yanyisanzuragaho akangisha inama kuko umugabo wamutaye inda yamwihakanye yazaga kuntakira tugateka tugasangira nkumva ari ibyo nta bindi. Rimwe na rimwe yagiraga agahinda karira akananirwa guteka kandi avuye mu kazi ashonje. Ngeze mu agafunguzo ngo najyaza agasanga nahari ajye yinjira arebe mu kabati cyangwa mu masafiriya ko naba natetse.
aho yimukiye agafunguzo yarakajyanye asigana imwe mu myenda ye hano ndamwihorera kuko njye sinjya nkunda kwivanga mu buzima bw'abandi. Yimukiye hafi aho kugera hano ntibimugora, yagiye kuba mu nzu ya Makeda akoresha amakara gufatisha imbabura iyo bimugoye, nabwo aza guteka hano kuri gaze agateka ku byo nahashye akarya agasubira iwe, nuko tubanye. Rero niyo mpamvu ubonye aje agafungura urugi, wenda buriya yarazi ko ntarimo, yadusanga nakifata mu maso agasohoka, nuko bimeze ntubitindeho. Uwo mukobwa ati none se uya waje nyuma y'ibimeze bite? William yakomeje kumubeshya turiya mudamu ni inshuti ya Jessica, yakundaga kumusura hano rimwe na rimwe naba ntahari, Jessica agafungura iwanjye hanyuma agafata ibyo nahashye agateka kuri gazi yanjye no mu masafuriya yanjye akansigira ibyo kurya mu kabati. Wenda ahari amwemera akamubwira ko hari urundi rukundo rubirimo, gusa nawe ntiwakwirengagiza umuntu waje gutakira. Uzi ko yaje n'ahahunze iwabo aje gushaka akazi ko gukora muri salo kugira ngo yitunge nyine, yaje nta mafaranga afite yo kumutunga uretse kwishyura inzu. Ahubwo si yatansanga muri iki gipangu yari kubaho ate? Ahubwo si yatansanga muri iki gipangu batarapfuye? Umukobwa yaramushimiye ati ni wowe wanjye, nkunda umutima mwiza wigirira, ni ukuri ndagukunda cyane, uretse ko nzakubura kubera ukuntu wita ku bantu bose ukabereka umutima mwiza wawe. Ubwana bwiza burakubitisha sheri, ujye ugabanya pe, aba bagore bagutera umwako. None se kari kuvuga ngo Jessica bamujyanye ku bitaro? William ati none se ushaka ko mbigenza nte? Ibibazo bye byose najya mbyivangamo, hari ubwo ndi umugabo we ushaka ko ngusige hano wenyine? Bagumye mu byabo bakomeza kwishimisha mu buryo bwose. William yirengagije ko Jessica waretse byose akazana ibye byose ngo babane, aguye muri koma kubera kumusanga muca inyuma. Uwo mukobwa yahareye iryo joro, mu gitondo arahirirwa, mu masaha nyuma ya saa sita asubira iwabo. Agitaha William yagizemo ubwo batangira gutekereza ku byo yakoze. Yahamagaye inshuti ye yitwa Munezero itari kimwitayeho cyane, agize amahirwe aramwitaba ati Muneze, uzi bimbayeho mwana, noneho nimbikubwira uranyica, ndakuzi ntuba ushaka kumva inkuru zanjye, ariko uyu munsi wowe wihangane unyumve. Munezero ntiyakundaga umusore ugira amanyanga, nubwo ari inshuti ya William basaga n'abadahuza, bahuzwaga n'akazi gusa kuko William yari yarigize nabi aterwa ipfunwe no kuba baziranye. Gusa nk'inshuti zigeze kubana, William ataratangira kwitwara nabi yageragezaga kumwumva, kumugira inama byo byari byararangiye, yaramwumvaga bikarangiriraho. William ati ngo mvuko uko byagenze. Ejo nahamagaye Soso ngaza nsore musaba kuza yiteguye nk'uraharara. Yagize hakiri kare nshaka gukosora Jessica ngo mwereke ko ibyo mubwira mba nkomeje by'uko njye nta gahunda yo kubana nawe mfite. Ikibazo rero nuko yansanganye na Soso, nzi ko wenda agiye guhita azingutwa agasubira iwabo, aho kubikora mwana agwa muri koma. Nagize amahirwe Olivier aramukurikirana nigumanira na Soso. Ku ruhande rumwe mfite ubwoba bw'uko bishobora kunkoraho, ariko ku rundi ruhande ndumva nezerewe kubera ko Soso nta kintu yaketse. Munezero yagize umujinya ahita amukopa, yambaye indi myenda isa neza yihuse ajya ku bitaro. Yaramenye ko Jessica atorohewe bitewe na William wari warigize akaraka ajyahe atesha abakobwa b'abandi umutwe. Yarabizi ko umugore nta muntu afite mu mujyi usibye William yaje yizeye, akaba yarari kumukorera ubwo bugome bwose. Yageze ku bitaro asanga koko Jessica atabasha kuvuga na gato. Yasubiyeyo yiyemeza kujya hagera buri munsi kugira ngo akurikirane uko ameze. Umunsi wa mbere wararangiye, uwa kabiri urarangira, uwa gatatu bibuko. Kubw'amahirwe ku munsi wa kane Jessica agarura ubwenge. Inda yari atwite ntiyigeze ivamo, abaganga bari barakoze uko bashoboye. Yatangiye kuganiriza William na Olivia bamubaza uko ari kwiyumva, nawe ati ni gake gake. Bamubaje niba hari undi muntu bahamagara wo mu muryango w'iwabo, ati uko navuyeyo ndakuzi, niba mugishoboye kumfasha nimwihangane mu bikomeze, mwindekura kuko nta muryango mfite wo kunyitaho. Mama sinajya kumutetaho ngo natandukanye n'umugabo n'ibintu byose nagurishije mbere yo kuza kubana nawe. Bikije imitima kubera agahinda, bamwingingira gukora mu byo kurya ntiyabibasha. Munezero na Olivia batangira kuganira hagati yabo. Olivia ati nubwo uri inshuti ya William kuva kera, uwagaragaje itandukaniro kuko uza gusura Jessica buri munsi. Buriya ubu ntangaza kuko niyumvishaga ko nawe ufite imico nk'iya William. Munezero ati oya si uko bimeze Olivia, ubu William ntitukivugana byinshi, nta kintu inshuti yanjye kuko imico ye nanjye irambangamira, ituma ngaragara nk'aho umeze nka we. Olivia ati tubireke da, rekeraho Jessica ntarakira neza, ashobora kumva inkuru mbi ku mugabo we ziza ziyongera ku byo yiboneye, noneho yagwa muri koma agahwera burundu. Jessica ati wimbeshyera mare, nimwivugire kuko ibyo numvise n'ibyo nabonye birahagije, nta kindi cyakongera kungusha muri koma. Olivia yababaye ati humura nta kundi Jessie, njye nakubonye uje twite uje kubana na William mbura icyo mvuga, kuko kuva waza kubana nawe ubuzima bwe bwari bwarahindutse, asa neza nkagira ngo nukwitwararika by'umusore wahindutse umugabo nyine akari kudukobwa, kuko hari akandi gakobwa najyaga mpabona mbere yawe, rero nari nzi ko ariko bazabana. Jessica ati cecekere ntabyo ze. Munezero ati reka tureke kukugora ubanze ukire tuzaba tubiganiraho nyuma. Jessica yarabyanze ati mpfuye se nabibabwiye, reka mbibabwire niyo yayo ubu mfite agatege. Bamuteze amatwi aratangira ati namenyanye na William mu myaka 3 ishize,
mu mwaka wa mbere yanyitagaho cyane akanyereka urukundo ntigeze mbona ahandi. Mu mwaka wa kabiri ho byafashe indi ntera akajya agerageza no kungusha mu mutego ariko nkihagararaho mubwira ko nyine tuzabikora nyuma y'ubukwe. Yegutse gato ku buriri Olivier aramwiyegamiza, Jessica atangira kurira ariko akomeza no kubabwira ati reka bimwe mbitaruke, sinifuza kwibuka ko ibihe by'urukundo rwanjye nawe byari bimeze, sinabibasobanurira ngo mubyumve kuko navuga uko yangaragarizaga urukundo mukumva bitabaho. Yarankundaga cyane ariko mbitekereza. Jessica wariraga yarifashe akomeza umutima, akomeza kubabarira inkuru ye na William ati muri iyo minsi yansohokanaga ahantu hatandukanye, akanjyana ku mazi, mu misozi, mu bishanga, mbese ahantu hose yatekerezaga ko ari heza twarahajyanye. Buri kwezi yampaga impano nk'akagofero, mukunda akamagasa, ukunda agakanzu, kugera ubwo natangiye kubona bikabije nkibaza nti kuki ampa impano kenshi. Mukunsubiza yarambajije ati umuntu muzabana wamwima iki? Nanjye nari narishyizemo ko ari we mugabo wanjye. Icyo nababwira cyo no ko umubyeyi ngira ari mama gusa, papa yapfuye kera cyane, barumuna banjye ni bato, mama yababyaye nkuze. Rero ni njye wabitagaho kuko nakoraga muri salo yo hafi y'iwacu, ninjiza amafaranga yashoboraga kumpa ibyo nkeneye nkanasagura duke two kuzigama. Muri uko kwiyumvamo ko mbuze William naba mbuze byose, byarangiye amfatiranye turarana ahantu twari twatembereye. N'ababeshyi bwari ubwa mbere ariko nahavanye ndamureba. Mama yahoraga anyihanangiriza ambwira ati ntuzabyarire hano wa mukobwa we. Numvaga nzamwubahisha simusuzuguze ariko byari bibaye. Nkimara kumenya ko ntwite nahamagaye William ndabimubwira, atangira kunyumvisha ko kubana bitashoboka kuko ngo nta mafaranga agira, ko akodesha, katera ibiraka, mbese anyumvisha ko ikibazo ari ubukene, ko nawe yifuza ko tubana nkabyara ndi kumwe nawe ariko ko bitashoboka nyine. Nanjye nibyo nabyo namubajije niba nkunda, nawe ati cyane kandi nta wundi tuzabana utari wowe. Mbonye ubushobozi isaha ku isaha waza tukibanira. Olivier na Munezero bamutegaga amatwi bamureba mu maso, yarira Olivier akamuhanagura amarira, gusa nta jambo na rimwe bari kuvuga uretse kwitsa imitima. Jessica ati nkuko nabibabwiye nakoreraga amafaranga muri salo yo hafi y'iwacu. Akimbwira ko ikibazo ari ubukene rero nabanje kutabyemera bitewe n'ahantu yansohokanaga kandi akishyura menshi. Ndavuga nti ntacyo arankunda, reka nanjye mufashe, wenda wasanga ko kakennye, kunsohokana kwe byarabaga ari ukwigomwa. Nabaga mu Kimina cyari kugabana nyuma y'ukwezi kumwe n'igice. Muri uko kwezi kwaburaga nabwiye mama ko udutungo twose naguze ngiye kutugurisha. Mama yarasakuje ati oya sinabyemera, ntiwagurisha izi hene n'intama zose kandi arizo zimpa agafumbire. Nanjye ntigiye gushaka nsanga umugabo wanjye. Nawe ati kubera iki Jesse? Umugabo wagusaba kugurisha iby'iwanyu byose ninde? Base se muzabanza musezerane aho wenda nabyumva. Nanjye nti oya tuzishingira. Nabonye kababaye mba ndetse kuzigurisha. Nyuma yaho yavumbuye ko ntwite kubera ko nagaragazaga ibimenyetso by'umuntu twite, ambajije mubwira ko yinterewe tugiye kubana kandi ko ngomba kugurisha utwanjye twose nkamusanga. Yarambwiye ati nta kundi wigize nabi wigira ikirara. Yarandakariye ntiyongera no kumvugisha, guhera ubwo nkajya nkora ibintu ntamubwiye. Navaga mu kazi ngasanga yatetse yansigiye, nkarya nkiryamira bugacya ngenda. Habura icyumweru ngo Ikimina kigabane, nashatse umuntu afasha kujyana amatungo yose mu isoko adahari ntanamubwiye. Yagarutse asanga yose nayagurishije abura icyo nkorera. Yari yarakaye cyane ambwira ko ndi icyohe, ngo niba ari ukugira ngo nsange uwanteye inda nari kugurisha kimwe cya kabiri andi nkasiga mu rugo nkajya ngurisha kamwe kamwe mu gihe havutse ikibazo. Yarambwiye ati Jesse nta bwenge ugira namba, ntiwari ukwiriye kugurisha intama enye n'ihene ebyiri zose ngo ni ukugira ngo ukunde usange uwaguteye inda. Wari kugurishamo intama ebyiri ukagurisha n'ihene imwe, cyane ko mwenda kugabana amafaranga y'Ikimina kuko kugurisha ibyawe byose ngo usanze umugabo mutanasezeranye ni ukwishuka no guhubagurika rwose. Uwo mwanya yahise anyirukana mu rugo rwe, mpamagara William mubwira byose ati ngwino twibanire. Nibwo naje mama atazi aho nerekeje. Nageze kwa William mfite amafaranga menshi bishoboka. Nibwiraga ko ayo mafaranga ari menshi kandi ko tuzayakoresha akabyara ndi ntituzigere twicwa n'inzara na rimwe. Icyumweru cyarashize y'amafaranga yo mu Kimina nayo baranyoherereza, noneho njye na William tubaho nk'abakire nta na kimwe twiyima. Twahise twishyura amezi 5 y'ubukode, duha ibyo tuzarya mu mezi 3, dusigarana amafaranga make cyane kuko hafi ya yose nari nayamuhaye. Yambwiye ko tugiye kumara ukwezi turi mu kwa buki dutembera nk'abandi bose bashyingiranywe nta kazi dukora, ndabyemera. Ntababeshye mu kwezi kumwe gusa amafaranga yaradushizeho. Ibanga nakoresheje nuko namubeshye ko yose nyamuhaye kuri konti ngasigaranaho make. Ubwo icyo twari dusigaranye byari byo kurya gusa no kuba twarishyuye inzu. Muzi icyakurikiyeho se noneho? Bari batangiye kugira amatsiko bibaza uko nyuma byagenze, nabo bati tubwire witwicisha amatsiko. Yarakomeje ati nabajije William niko amafaranga ashize tubigenje dute? Nawe ati niba amafaranga ashize ndasubira ku ndege njye gushaka akazi cyangwa mvugisha Munezero numve ko batama akazi aho ukorera. Nanjye ntiwacu nakoraga muri salo, ubwo rero reka njye gusaba akazi hano hirya muri iriya salo nahabonye. Twabigenje dutyo ngize amahirwe barakama.
Icyambabaje nuko ayo mafaranga yose yarashize nta n'atanu mayimo mama wagokaga yahira aragira naranamwiciye indi mirimo yose. Sinigeze na rimwe nahira cyangwa ngo ndagire izo ntama n'ihene nari noroye. Mama na barumuna banjye nibo byabaga bireba, njye n'uwa nka boss mu rugo kuko ari ubwo nabafashaga guhaha. Yagize ikiniga nanone araturika ararira, akomeza kuvuga n'amarira menshi ati William yahindutse mu isegonda rimwe. Navuye mu kazi ku munsi wa mbere nsanga ari kuvugira kuri telefone. Nanze kwinjira mbanza kumwumviriza numva ari kuvuga ati oya soso sinigeze nshaka umugore, urabizi niwe tuzabana maze igihe mbitegura kuva nakwambika impeta sintuje, kandi ntugire ngo ntagukunda nakubwira ibi byose. Ninjiye narakaye mwaka telefoni, niyo soso ninde? Nawe ati ninde se nyine? Ni umukobwa twahoze dukundana abanyihamagaza ambwira ko yababajwe nuko nashatse umugore. Nariturije hashize iminsi 2 mama waramuhamagara amubwira ati Munezero atubwiye ko ashatse umugore, akaba ari ubutubwira koko. Nanjye mibi rero ababwiye ati Munezero niko yabaye ahorana ibinyoma, njye sindashaka murabizi ko ntakwishingira. Ubwo niko akunda abona umukobwa yansoye akagira ngo namugize umugore. Iwabo bati yewe Munezero ko yari umwana mwiza yahinduwe n'ikira. Naramubajije ni kuki utabwiye iwanyu ko tubana, ntushaka ko babimenya? Yankubise urushyi ngo ntukantegeke ibyo nsubiza abantu. Muri iyo minsi yahoraga kuri telefone aganira na soso numva bapanga uko azamusura karara. Nagerageje kumubaza impamvu ari kumbabaza, nangiye kurira atereka ngo kubiturira ufite impamvu. Yatangiye kwisetsa ati ninde wakubeshye ko nabana nawe? Erega uba wumva uri umugore wanjye, ndako nagukinishaga ndagukunda uri umugore pe, ariko soso wazaza kandi uzamenye icyo gukora, uzazenga utwawe tutaha. Numvaga na yari imikino. Ku munsi wakurikiyeho nibwo navuye mu kazi ngasunika urugi nkamusangana n'umukobwa bari konca inyuma. Ibitekerezo byahise biguruka nsohoka hanze naza aho ngiye nanjye, aribwo nongeye gukanguka ndi hano mu bitaro. Olivia nawe yatangiye kurira kuko kumva inkuru byari bimurenze. Munezero abuze icyo gukora atubwo nimurire nimuhora nanjye murantega amatwi mbabwira ibya William. Nababwiye ko nanjye ubwanjye nterwa ipfunwe no kuba tuziranye. Bagize aho baratuza atangira kubabwira ati mbere William yari umwana mwiza bishoboka tujyana no gusenga. Twese twari dufite abakunzi, njyewe nkundana na soso nawe akundana nawe. Nyuma y'iminsi mike naje kumenya ko soso anca inyuma birangira mukatiye turatandukana. Uko gutandukana kwacu ntiyakwishimiye na gato kubera ko yibwiraga ko icyo yakora cyose nakwihangana. Noneho Jessica yagize amatsiko aturiya soso nabasanganye banca inyuma ni uri kuvuga, ubwo se byagenze bite? Munezero aterega nimbabwira ko William tutakiri inshuti mujye mubyemera. Nawe arabizi yamamagaye ndamukupa byaba byihutirwa akanyandikira. Hari ubwo mba ntashaka no kumubona nuko duhurira mu kazi. Olivia ati ibyo byihorero twibwirira uko byagenze ngabakundana na soso. None se cyatumye itandukana nawe ni William? Munezero ati siwe, ni ku bagabo noneho bubatse. Yasenyaga ingo z'abandi ngo no kugira ngo ahora asa neza kuko abo bagabo bamuhaga amafaranga menshi. Jessica ati wabimenye ute? Nawe ati nafashe telefone yashaka kuyinyaka ndayimwima nsanga yandikiranaga n'umugabo, byose mpita mbibona. Uzi ko wasohokanye n'umukunzi wawe ukajya ubona arangariye muri telefoni ari kwandikirana n'umugabo, uwo mugabo amubwira ko umugore we adahari n'ibindi. Twari gutandukana uwo mwanya agahita ajya kumureba. Ubwo se urumva nari kubyihanganira? Olivia ati ngaho komeza utubwire. Yarakomeje ati nkimara kumukatira yagiye gutakira William nganye nginga mubabarire. Bavuganaga kenshi rero amubaza aho bigeze. William ageze amubwira ko nafashe umwanzuro wa burundu wo kutazasubirana nawe. Yarampamagaye ati kuko soso waramwanze burundu? Nanjye sinakomezanya n'umuntu uca inyuma. Nawe ati ngiye kumwiteretera mwongere kuri Jessica. Nagize ngo ni imikino sinabivugaho cyane, nyuma y'ukwezi nyereka amafoto bari kumwe basohokanye. Ubucuti bwacu bwatangiye gukendera kuko namubuzaga gutendeka Jessica akabyanga. Hanyuma rero we na soso bapanze kubana mwambikana fiançailles. Mubajije ibye na Jessica ati twaratandukanye. Mu buryo nanjye bwantunguye yanyandikiye ambwira ko nyuma yo kwambika impeta soso ari kubana na Jessica. Numvise bimvanze noneho mwemera ko nidusoza akazi ndamuha umwanya tukaganira. Yambwiye ko yatinda Jessica atabishaka kuko nyine yifuzaga kumukatira muzi neza. Ibyo mvuga nizere ko mubyumva. Uko gushaka kugukatira ntacyo atakuziho byavuyemo kugutera inda. Noneho nawe uti ngomba kuza tukabana. Ukimubwira ko ufite intama n'ihene uragurisha kandi ukagabana mu kimina yemeye kuza mukabana. Namubajije ibya soso yambitse impeta ati ntumbaze byinshi njye nashaka kukubwira uko bimeze. Ibya soso ndi kubyigaho. Nubwo ntari nzi kijya mbere nahise menya ko byanga bikunda Jessica ashobora kuzahemukirwa. Nyuma yaho nibwo yambwiye ko yenda kubikemura ariko akababazamo umwe nibwira ko ari soso zabibabariramo. Ugeze hano mu bitaro yambwiye ko amusanganye na soso kandi ari we wabipanze kugira ngo uzingo twawugende. Jessica yarongeye ararira kuko noneho yaramenye ko William atigeze anamukunda. Olivia nawe yarumiwe ati nabo numvise umuntu uteye nk'inyamaswa. Ntibyatinze Jessica bagize aho baramusezerera. Olivia amwemerera ko baba bari kumwe mu gihe atarafata umwanzuro ngo ashaka aho kuba.
we n'umugabo bamwakiriye neza abagisha inama y'icyo yakorera William nabo batekereza no ko ariko ukabanza kubyara William ukaba umwikuyemo ukanasubira mu kazi kuko bazi byakubayeho mbese ukabanza gutoza. Yarabyemeye asubira mu kazi. Munezero yagize umujinya ajya gusobanurira sebuja ubugome bwa William bahita bamwirukana burundu. Muri iyo minsi biraka byari byarabuze ku buryo umuntu yabaga afite akazi ahantu runaka bakamwirukana yabaga agendesheje kamubayeho. Ubwo kandi niko Munezero akomezaga kuvugisha Jessica buri munsi amubaza amakuru amukurikirana nkaho hari indi sano bafitanye. Nka nyuma y'ukwezi Jessica yavuye kwa Olivia ajya gukodesha inzu ahandi hantu. Indi yari imaze kuba nkuru. Yakundaga gutega akagaraje mu kazi kuko yari yaragiye kuremo gake aho yakekaga ko atahura na William. Kubw'ibyago bidateguza umunsi umwe yavuye mu kazi akerewe atega igare nk'ibisanzwe. Umunyonzi yagiye yihuta ipine irashyuha cyane birangira uturitse bagwa hasi bombi. Jessica bamugejeje ku bitaro igitaraganya kuko uwo munyonzi yakoze ibishoboka byose ngo bamugezeyo cyane ko atari yakomeretse cyane. Gusa nawe yagiye bamuha agapomade. Munezero wamuhamagaraga buri kanya yamuhamagaye ashaka kumubaza amakuru telefone itabwa na muganga. Yaramubwiye ati umunyonzi wari umutwaye yakoze impanuka agwa hasi ari hano mu bitaro. Habuze undi muntu wo kuba murwaje rero niba muziranye waza wihuta. Munezero yamugezeho asanga inda yamaze kuvamo kuko nta yandi mahitamo yarahari. Yahamagaye Olivia arabimumenyesha kugira ngo anabagemurire. Yagize agahinda ati kuki kuko ibi byose biba kuri Jessica. William aranza amuteye umwaka none nindivuyemo. Olivia yarahageze asaba Munezero gutanga bari umurwaza wajye bamenyera ibyo kurya n'ibindi. Mu minsi itari myinshi ibitaro byaramusezereye. Yari yaracitse intege yumva ikigiye gukurikira hari ukwiyahura. Mu mutima we yaribwiraga ati isi ntinshaka ndabibona nkwiriye kuyibisa. Yahise asezera ku kazi aguma muri yanzu yakodeshaga ategereje kwiyahura isaha ku isaha. Amahirwe yagiraga nuko Munezero amuhamagaraga buri mwanya kandi buri munsi akamusura. Jessica yageze abona nta muntu asigaranye uretse Munezero cyane ko na Olivia batavuganaga buri munsi yiyemeza kumubwira uko yiyumva. Yaramubwiye ati Muneze noneho kubaho birandambiye. Iyo ntekereje ku byo nakoze ubwanjye no ku byo William yankoreye numva nakwiyahura rwose kandi sinzi ko ntazabikora vuba. Munezero yarababaye mureba mu maso aramubwira ati byakubaye ntawe bitatera kwiyumva atyo. Ariko Jessica ndakwinginze ntega amatwi. Ndabizi kuri mu bihe bikomeye cyane kandi ndabyumvita agahinda kenshi ndetse n'umutwaro ukuremereye ku mutima. Sinshobora kumva uburibwe wanyuzemo nk'uko wowe ubwiyumvamo ariko ndashaka kukubwira ko utari wenyine. Ndi hano ku bwawe. Ndakwinginze ntugire umutwaro wikorera uri wenyine. Ibyakubayeho ntibikugira umunyantege nke cyangwa umuntu udafite agaciro. Uri umuntu ukomeye ufite uburenganzira bwo gukundwa, gufashwa no kongera kugira ibyishimo. Jessica njye ndagukunda sinifuza kukubura kubera ko wahuye n'ibibazo. Jessica ati ngugira ute? Munezero ati ntiwabyemera ko ngukunda kandi sinshaka ko nabyemera. Ndashaka kubimenya gusa. Kuva kera iyo natekerezaga ukuntu William agutendeka numvaga namukwaka ukibera wanjye. Yasetsemo ati tukagurana agasigarana soso nanjye nkagusigarana. Jessica ati nakumvise nyine nanjye maze kwiyanga. Icyo gihe warankundaga reka mbyemere ariko ubundi umugore wavuye mu nzu byongeye wagize ibyago ndikavamo. Wankundamo ikisi? Munezero ati ntunyumve nabi kuko mbikubwiye ubabaye ngo wenda ukeka ko mbivuze ntakomeje. Ntabwo ndimo kubivuga gutyo gusa mbivuze bivuye ku mutima. Nifuza kugumana nawe kugira ngo tugire ubuzima bwiza twembi. Ndifuza kuba hafi yawe nkagufasha kubaka ubuzima bushya burimo ibyishimo. Ndifuza ko twafatanya muri uru rugendo tukabana tukishimira urukundo rwacu. Nukuri ndabigusabye ntugatekereze kwiyahura. Ibihe bibi birashira nubwo biba biremereye. Ubishoboye wajya ukomeza ukambwira uko wiyumva tukajya dushakiramo uko ibibazo bihari twabikemura. Hari ibisubizo byiza kuruta kwiyahura kandi ndi hano ngo tubishakire hamwe. Jessica yumvise ntacyo yamusubiza ahubwo ararira gusa. Munezero yahise amubwira ati waruzi ibyabaye kuri William? Jessica ati wapi byagenze bite? Munezero ati nkimara kumwirukanisha mu kazi yabuze ibiraka burundu birangira asubiye iwabo. Soso nawe yamaze kubona ko akennye adafite n'akazi impeta yamwambitse arayijugunya yibanira n'undi musore. Aherutse kunyandikira ambwira ko ndi umugome ngo naramuhemukiye. Jessica ati koko se yaratinyutse arabivuga nta soni ngo waramuhemukiye? Munezero yamusomeye ubutumwa yamwandikiye agira ati Muneze wamfatanyije neza. Yego narahemutse ariko wowe wahemutse kurushaho. Nahemukiye Jessica bikomeye ibyo ndabizi kandi ntabwo azigira mbabarira kuko namwiciye ubuzima. Basi yo ndeka Soso nkigumanira nawe ubwenge ze ntibwari gutuma nandavura. None kubera kwirukanwa bitewe nawe na Soso yaranyanze. Nabuze ibiraka papa warantonganye ngo nanze kwahirira inka ze njya kwangara none ngarutse nana yo kugura urukwavu. Jessica yaramwenyuye Munezero aramufatira anatangira kumutera imitoma ati Jessie urabizi ukuntu mwenyura bituma umutima wanjye unezerwa. Kera numvaga igitwenge cyawe uganira na William nkumva mbifuhiyemo none umwenyuye turi kumwe nongera kubona ukuntu uri mwiza. Nukuri uri w'agaciro uri umuntu ukomeye. Reka nongere mbikwibutsa
ndashaka kumenya ko ndi hano ku bwawe kandi ko niteguye kugufasha kongera kwiyubaka, kongera kwishima no kubaka ejo hazaza heza turi kumwe. Umunsi wose ujye wibuka ko intego yanjye ari ugutuma wishima. Kumwenyura kwawe niyo ntsinzi yanjye. Jessica kwifata byaramunaniye, none harizwa nayo magambo meza Munezero yamubwiraga, aramuhobera yitsa imitima. Munezero akomeza kumubwira urwo amukunda. Nyuma y'amezi arenga 2 bavugana buri munsi, Jessica nibwo yemereye Munezero ko bongera mu rukundo bya nyabyo, kuko kwakira ko amukunda yirengagije ibyamubayeho byose byari byaramunaniye, yumva ari kumukinisha. Urukundo rwabo rwarakuze, batangira gupanga uko babana vuba. Mbere yo kubana, Munezero ajyanye na Jessica iwabo, amufasha gusaba mama w'imbabazi kubw'ibyo yamukoreye, bamubwira n'ibyamubayeho byose. Mama we yarishimye kuko umwana we Jessica yari agiye gukora ubukwe, anababazwa n'ibyamubayeho, aramubabarira, bariyunga, bafatanya gutegura ubukwe. Ubukwe bwaratashye, Jessica asaba Munezero ko Olivia n'umugabo we bahabwa umwanya ukomeye mu bukwe bwabo kugira ngo babashimire byimazeyo. Nyuma yo kubana, Munezero ashingiye Jessica saruye bwite, aha n'abandi bantu benshi akazi harimo Olivia n'umugabo we. Iyo Jessica asubije amaso inyuma, asanga yaragiye afata imyanzuro ahubutse kubera urwo yakundaga William, agahinda kakamwica. Gusa nanone yarebye iterambere yagezeho nyuma yo guhuza na Munezero, akanareba urwo amukunda rutagira akagero, ashimira Imana yibwira ati Imana, warakoze kumpa Munezero mu bihe nari mukeneye, mu gihe nari nihebye ndi hafi kwiya ku buzima. Ubu aratwite, yamaze kwitegura nk'umubyeyi wizeye neza ko mu minsi mike azabyara kandi mu mahoro. Rimwe na rimwe iyo yumvise inkuru za William arishima, kuko we yarandavuye, yibereye mayibobo mu mihanda, ahora arekerera ashaka uwo yambura. Nagira ibyago azafatwa, kuko polisi ihora imuhiga nk'abandi bagizi ba nabi bose. Ndagushimiye ko tugeranye ku musozo. Like na comment byawe ni ingenzi kuri twe. Niba hari umuntu wakunze muri iyi nkuru, umudusangiza muri comment. Ntuzacikwe niyo ubutaha.